ansaba ko twazanahura ariko ubwo mbere yuko nsaba ko duhura yarabanje kumbwira ko nkunda mbwiye ko nkunda kandi nzi ko tutaranahura numva ni ikibazo mbisha ari ikibazo rero nibwo namubwiye ko mfite ubumuga kandi ncitse n'amaguru umubwiye gutyo ufite ubumuga ucitse n'amaguru yego rero maze kumubwira gutyo numva nabimubwiye nzi ko ari bwikange cyangwa se akagenda agahunga rero numva ahubwo ntabwo abishaka ambwira ko kuba mfite ubwo bumuga n'ayo maguru ntayahari bitanyambura ubumuntu ko ndi umuntu nk'abandi by'abandi badafite ubumuga bakora nanjye nabikora ko n'urwo rugo nabasha no kurukuba yego ariko njye nkumva nyine sinshaka kubyumva kuki utashaka kubyumva se ntabwo nashakaga umuntu wamfatirana n'ikibazo ndimo urumva umuntu ntumuzi nimurahura ukamubwira gutyo akakomeza ntiyumve numvaga ko ariko kunshuka yego noneho yarambwiye ko kuba mfite ubumuga bitanyambura ubumuntu ko ndi umuntu nk'abandi ntacyo abadafite ubumuga bandusha numva umuntu uri kuma imbaraga kunkomeza gutyo atarambona numva ni ubwa mbere mbyumvishe kuri njye noneho ubwo numva ngize n'amatsiko yo kubona uwo muntu ngiye gutaha bishoboka ari ibintu bikomeye ngiye gutaha yagize mosiyo yagize mosiyo ararira nyine mama uhita ubuti nafatishije to ahubwo nagize ikibazo bavuze nti se abantu babana ko basize umuntu ari guseka ameze neza nibabona nsohotse umuntu agasigara arira ko biraba ari ikibazo tongera ndicara turaganira ndamubwira ati hangana mbabarire abantu batagira ngo nakugiriye nabi wari umubwiye ibiki bitumarira nari ntashye nye nari museze nibwo bwabemwe mubona agize gutyo noneho aragiye nawe tireka reka ntabwo uva hano urarira urabona numva ndakomeza mfuge numva ndakomeza mfate nyine ndanangire nakuvuga yes ubwo rero nyine bindwaniramo nawe wari wamukunze Aline wari wamukunze oya ariko n'uyu munsi acyayifuga icyo gihe wari wamukunze kuko ushobora kumbwira ngo umusore aje kugusura yagusabye urukundo nibwo bwa mbere mubonanye noneho akubwira ngo ndagiye urarize nararize sinajyana nabivuga ariko amaze kugenda ninjye wanditse message nabwo ndamukunda ariko nyuma y'icyo gihe kiri nyine cyari giciye wafataga akagare ugasunika twaragenda rwose tugatembera yego tukagenda ahantu yumva atazi cyangwa se yumva yashaka kumenya twarahagendaga tukahagera kandi n'ubu niko bikimeze nese mbwira ari muri icyo gihe cyo kugutembereza iki gihe wari umaze kumwemerera muri kubona noneho amaso ku yandi n'iki wakunze n'iki cyagutunguye ikintu cya mbere cyantunguye ni uburyo yabaga ari feri yanjye abo duhuye bose atatinya kuvuga ati ni feri yanjye agusunitse mu kagare cyane ntaterwe ntagire isoni zo kuba ancunze ako kantu muri kano kanya turi kumwe n'uyu muryango mwiza muri kureba ahangaha ari kubona turagutunguye nuko dutangiye nuko dutangiye tubaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye nishime kugera iwanyu hano muri Kinyinya nishime kugera iwanyu mu rugo rwa Felix Mukeshimana ndetse na Aline Uwimana kujya ko ntangiye kwivanga na Aline Uwase tubaye ikaze mu iki kiganiro rero ni couple muri kureba hanga couple nziza couple ishimishije couple ifite ubuhamya bukomeye cyane kandi ubuhamya navuga ngo bwafashe buri wese navuga ngo
uri muri couple ufite couple ariko nanone n'uwifuza kuyijyamo by'umwihariko couple cyangwa umugabo n'umugore cyangwa umukobwa n'umusore bifuza kurushinga byanze kunze bahura n'ibyiza mu urukundo ruraryoha ariko bagahura na challenges cyangwa bagahura n'ingorane byanze bikunze. Niba ikintu cya mbere kiryoha ni ukumva inkuru y'urukundo, aka kanya tujye kumva inkuru y'urukundo rwa Mukeshimana Felix ndetse na Uwase Aline. Inkuru yawe ifite ukuntu yatangiye, ifite ahantu yahereye. Felix, bimeze bite se? Ni sawa tu. Ni sawa tu. Ndabona mwishimye bya hatari. Tuyishimye. Akamita nibaza we na Aline mwahuye gute? Tutarajya ku bindi bintu, mwahuye gute? Aline uko tumureba ahangaha yicaye mu kagare, wenda ku bantu bari kubireba yicaye mu kagare, we wicaye mu ntebe isanzwe, afite ubumuga bw'ingingo. Nicyo tubanje kuvugaho. We na Aline mwahuye gute? Twahuriye kuri Facebook. Mwahuriye kuri Facebook? Online. Muhura gute rero? Twari inshuti bisanzwe kuri Facebook. Ntabwo Facebook ubushuti barabusaba. Nyine narabusabye. Wowe wasabye ubushuti kuri Facebook? Afashe irembo kuri Facebook. Afashe irembo kuri Facebook. Ugira utyo uti uyu muntu nkamufollowing. Naramufollowing. Nabona cyamufollowing. Hari icyo gihe ugiye gutya ugiye kuri Facebook, wari ubonye ifoto nziza, wari ubonye amazina meza, cyangwa rusanzwe umuzi ufite reka mu following? Oya. Ntabwo nari nsanzwe muzi. Nta n'ifoto nabonyeho. Hari ifoto y'umuntu utari umwirabura, utari na mukuru, yari umwana umeze nk'agahinja. Yego. Ukurikira ku gahinja rero wari ubonye kuri Facebook? Gahinja ariko ndava ngo nzabona na nyina. Ngaho. Karagahinja k'akazungu. Karagahinja. Nkuko bavuga ko akunda abantu bafata utuntu bakatushyira hariya. Nimba umuntu cyangwa ari agapupa. Ni ifoto y'akana nako muri Afurika ariko. Ni ifoto wabonye kuri internet uyishyiraho bisanzwe. Nuko urabona ibyanze kunze izabona nyina. Uramukurikira. Kandi uko wabivuze ngo nshaka kubana nyina, niko nabimbwiye. Niko yakubwiye ndashaka kubana nyina w'aka kanya. Ndabwira ntuzamubona igihe nikigero. Oya, nuko ndetse iki gihe ukimara kumufollowinga Facebook harya si ugufollowinga? Ugusaba ubushuti. Nugusaba ubushuti. Friend request. Ukimara gukora friend request, ukimara kumusaba ubushuti, wese umwandikira? Rumva sinari kumwandikira atarabumva. Yego. Narategereje. Yego. Sinibuka neza niba uwo munsi ari sanyemerera ubushuti. Ariko nimba ari sanyemerera ubushuti, nimba ariko bimeze, nahise nshyira imbuto mu murima ndabiba ndandika amakuru. Icyo gihe yakwemereye? Uwo munsi anyemerera nahise mwandikira. Yakwemerera hashize igihe kingana iki? Sinakimenya. Byose hashize igihe. Birashoboka ko ari uwo munsi cyangwa agace igihe. Gusa waje kumwandikira ubona yakwemereye. Ukimwandikira mubwiye ngo iki? Ibiganiro bya mbere na mbere ntabyo nibuka. Gusa naramushuhuje nyine ndamusuhuza. Shoka ko nanamushimiye ko yampaye ubushuti. Yego. Nese mbwira ari wowe urabyuka ijambo rya mbere byanze bikunze ko yabaye umugabo wawe, ntimwasubiye inyuma ngo muyekore ijambo rya mbere twacyatinze ni irihe? Kumbaza amakuru. Akanyibwira. Nyine nanjye nyine kumbaza amakuru, ariko ngiye nta bintu byinshi navugaga. Yego. Abakobwa muri funga ndabizi. None byagera kuri social media n'ibindi bindi. Icyo gihe nta kintu wumvaga ko ari umuntu udasanzwe uje mu buzima bwawe? Oya. Numvaga ari ibintu bisanzwe nk'uko n'abandi bose bazi. Numvaga nta cyane ko nabonaga ngiye ifoto ye nanayibonaga. Ifoto ye warayibonaga? Narayibonye ndamubaza ni wowe, ambwira ngo ni we. Yego. Numva ni ibintu. Ubona ntabwo bishimye?
oya ntago ari uko ntabishimye ntago ari uko ntabishimye ahubwo numvishe nyine nk'uko n'abandi benshi bazaga yego yego bikagenda bikarangira. nese Felix ibintu by'urukundo kuri Facebook bizamo gute? hari ahantu abantu badahurira no mu isoko barahura. Yego abantu barahura. Wahise uzana urukundo cyangwa mwabanje kuba inshuti bisanzwe? Kugira ngo byari byoroshye. Urabibona muri iki kiganiro cy'aka kanya kugira ngo niko byari bimeze. I know. Naye naraterese muvandi bari. Haciye mu igihe. Rimwe naravugaga ngategereza ko nzasubizwa. Yari gusaba audience. Kandi wowe ufite intego. Intego nari ntarayigira icyo gihe nari ntaravuga ngo namushakaho kugira ngo tuzakundane tubane. Ariko nyine igihe cyaje kugera nyuma y'igihe kirekire tuvugana. Biza kugera igihe nyine. Mwavuganaga kuri chat? Kuri chat. Utarakana nimero de telefone? Ntarayibona. Aha. Duha inkuru irambuye. Uko byaje kugenda? Uko byaje kugenda nyuma naje kumubwira ko nshaka ko tumenyana. Tukibwirana. Haza kumana nimero ya telefone tukajya tuvugana. Tukavugana nyine ambwira ubuzima bayemo, ambwira ko afite ubumuga. Ariko mbere yo kumbwira ko afite ubumuga nari namubwiye ko mukunda. Amarangamutima y'urukundo yari yaje. Imbere yuko umenye ko afite n'ubumuga. Kubera uburyo mwachatingaga. Wari mubwiye ko umukunda. Nese icyo gihe wumvaga bite n'ibyo muganira wamukunze koko? Numvaga namukunze. Ntabwo byende by'abasore nyine usanga ufite ikindi kintu ugendereye. Kuko umva ntabwo mwari mwakabonana. Ariko akabonana. Ariko nyine sinjya njarajara numvaga namukunze marangamutima y'urukundo yanjemo. Yego. Ni iki mwaganiraga cyatumaga wumva umukunze? Icyo gihe nari umunyeshuri nawe ari umunyeshuri. Ariko akenshi twaganiraga ku buzima busanzwe. Yena naba nagize nk'ikibazo nkamubwira akangira inama. Nawe yaba yumva afite ibintu atari kumva neza akangira inama. Ariko icyo gihe twabanje kuvugana ku bana bo mu rugo mu miryango, abana bangahe. Yego. Ibintu nk'ibyo nyine. Ariko nari kwitoratoza nyine. Yambe biryo umuhini yitototera isuku. Icyo gihe watangiye kugira intego yo kuvuga ko umuntu wamukunda ntabwo uramenye ko afite ubumuga bw'ingingo, watangiye kumva ko uyu muntu ugomba kumubwira ijambo ry'urukundo ryari? Nyine tugitangira kujya tuvugana ngo twibwirane niho byaje kugira igihe numva amarangamutima nyine arimo aranzamo kumukunda. Yego. Namubwira ngo ndamukunda. Mubwiye ko mukunda yarantarukije ntera kure. Reka tujye kwa Ari ugize gutyo ubona umuntu rwose enkoni umuntu utazwi uri kuri Facebook yego uri kubona ifoto ariko ntabwo muzi akubwiye ngo ndagukunda wifashe ute? Njyewe nabifashe nko kutesha umuntu umutwe gutyo kuko ntabwo twari twakabonana, nabaga ndi mu buzima bwo kwiga nawe arimo ariga, rero numva nta gaciro mbihaye. Numvise nta gaciro mbihaye ariko twari tumaze igihe tuvugana nyine, ariko simite musubiza nkumva nta mwanya mfite. Akaba igihe nibereye aho ngaho ameze nk'uwamwibagiwe nk'uwanabyibagiwe ko twigeze kuganira. Nazasubira kuri Facebook ngasanga yarongeye arandika, mbona mbese agakomeza guhata yahozagaho. Yego. Rero bigera aho ngaho uko dukomeza kuganira agenda nganiriza mbona adacika intege. Nibwo yansabye nimero tanya no kuvugana kuri telefone. Tanya kuri telefone rero bumva ikiganiro cyo kuri Facebook cyo kuri telefone biba bitandukanye. Cyagiye hazamo umwanya mu kuganira. Rero nibwo nakomeje kujya nganira nawe ansaba ko twazanahura, ariko ubwo mbere yuko nsaba ko duhura yarabanje kumbwira ko nkunda. Mbwiye ko nkunda kandi nzi ko tutaranahura numva ni ikibazo. Mbisha ari ikibazo rero nibwo namubwiye ko mfite ubumuga kandi ncitse n'amaguru. Umubwiye gutyo? Ufite ubumuga
ucitse n'amaguru yego rero maze kumubwira gutyo numva nabimubwiye nzi ko ari bwikange cyangwa se akagenda agahunga rero numva ahubwo ntabwo abishaka ambwira ko kuba mfite ubwo bumuga n'ayo maguru ntayahari bitanyambura ubumuntu ko ndi umuntu nk'abandi by'abandi badafite ubumuga bakora nanjye nabikora ko n'urwo rugo nabasha no kurukuba ariko njye nkumva nyine sinshaka kubyumva. Kuki utashaka kubyumva se? Ntabwo nashakaga umuntu wamfatirana n'ikibazo ndimo. Urumva umuntu umuzi ni murahura ukamubwira gutyo akakomeza ntiyumve numvaga kari ko kunshuka. Yego. Noneho yarambwiye ko kuba mfite ubumuga bitanyambura ubumuntu ko ndi umuntu nk'abandi ntacyo abadafite ubumuga bandusha. Numva umuntu uri kuma imbaraga kunkomeza gutyo atarambona numva ni ubwa mbere mbyumvishe kuri njye noneho numva ngize n'amatsiko yo kubona uwo muntu ntabwo ndabanza ndamubwira yanze kumva ibyo ndabwira nti imyaka mfite ntabwo yanyemera kubana nawe mubwira imyaka nzi ko no kubyara babyarangiye umubwira ingahe ntabwo nibuka neza ko niba atari 44 namubwiye ni 6 Felix arabyibuka ababyibuka rero ubwo mbimubwiye numva ntashaka kubyumva ambwira ko urubyaro rutangwa n'Imana imyaka itamukanga utipe yari yemeje iyo myaka ntabwo ariyo nari mfite ari ugukomeza nyine kumwigizayo yego aranga byanze rero urumva nka nawe wahita wibaza ugira amatsiko y'uwo muntu udashaka ubw'ibyo bintu byose ukumva nta kimukanze ahubwo ukumva arashaka gukomeza kukumenya no kukongera ariko nabwo ntabwo nahise mwemera urukundo. Felix ugize gutya rero wacatingana n'umuntu kuri chat bisanzwe muza kuvugana arakubwira ati nyaboneka no gusabye urukundo mfite ubumuga nta maguru mfite akubwira cyo nacitse amaguru wifashe ute? Numvise nta kidasanzwe. Oya c'est vrai bita bikomeza tu numvise nta kidasanzwe ahubwo ntangira kujya nyine mu kansaringa yego mubwira ko nawe ari umuntu nk'abandi ntacyo abandi bantu atashobora ko ibyiza abandi bantu bita ko ari bazima ngo nuko batamugaye bakora cyangwa bakwiye kubona nawe yabikwiriye ari urwo rukundo ari ibyishimo byose ko nawe bikwiye kandi ko yabigeraho agomba kwirengagiza ko ari afite ubumuga. Felix wenda ntabwo ari ugushaka kugira ngo turi abantu sibyo hari igihe umuntu ashaka kukubwira ikintu utari witeze none akubwira ikintu gikomeye cyane ni umukobwa wakunze turamubona hari ukuntu wamushushanyaga akubwiye noneho ikintu nawe yifuzaga ko ugenda citse amaguru arenzaho ko noneho afite imyaka y'ubukure ntabwo byahindutse muri wowe? Oya ntabwo byahindutse gusa ese kuki wari wiyemeje gusa mbere y'uko yenda tunahura tukaba inshuti nk'umuntu usenga cyangwa umukristo nanjye nari narigeze nasenga saba ko nazabona umukunzi kuri Facebook niyo nari nanasabye. Oya usaba Imana gutyo kandi nyisaba nyibwira ko umuntu uzampa ari umuntu uzaba unkunda yego nawe kandi nayo akayubaha yego uko azaba ameze kose yaba amugaye ari umuzima cyangwa se nta afite ubumuga atabufite uko yabasa kose naba nkunda kandi nawe akazaba azayubaha nanjye akanyubaha Imana nayisabye ko izampereza urukundo nanjye nkamukunda. Yego ubwo rero muri icyo gihe musaba gutyo nkamubwira ngo ndagukunda akambwira ibyo ngibyo yenda tuve mu byo kuvuga nk'abantu gusa buntu ushobora gusanga hari izindi mbaraga zanjemo bitewe n'icyifuzo nageze yego zikuzuza umugambi ngasubiza yego. Nase icyo gihe wasabye Imana
uti ndashaka umugore kandi ndamushaka kuri Facebook. Ko yarambwiye ngo urukundo ruhe numaze kuba umusobanuro ngo nshaka ko dukundana, ariko nanone yarambwira ngo ibyo gukundana ntabwo birimo, nimbe mbyihoreye ntabwo arageze igihe, ntabwo urumva bitamurimo. Icyo gihe rero biza gukuza nuko nari ndi hafi kujya muri stage, numva ko nzayikorera mu ntara. Ndamubwira nti rero tumaze igihe tuganira, ambwiye ubuzima bwawe birashoboka ko wazakenera kumvugisha, birashoboka ko wazakenera kumvugisha ntumbone bitewe n'ahantu uzaba ndi muri stage, nashobora no kugera ahantu ngasanga network zibaye ikibazo ntituvuganye neza. Ati ngiye kukwandikira akantu kameze nka poeme ngakuzanire, nibigera igihe ukumva ko yenda ushobora kuba ushaka ko tuvugana cyangwa kumva umeze nkaho uri wenyine ushaka ko twaganira, uzajya ufata ino poeme uyisome, nuyisoma izajya bimeze nkaho ari ngiye uhari turi kuganira. Arabinyemerera nuko twahuye ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2015. Itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2015. Uwo munsi rero ugize gutya rero, Aline ubonye Felix mwachatingaga igihe n'igihe akugezeho, ngo mubeshya imyaka, umubeshya n'ibindi kugira ngo atazakugeraho, ukimubona atungutse wayifashe ute? Sinabivuga gute, kuri njyewe numvaga sinzi imvugo nabivugamo, n'undi wese wabyumva, kumva umuntu urimo uramubeshya, urimo uramubwira ikintu uzi ko cyatuma atakomeza kukwegera, ntangiye mwegere neza uko nubwo maze kumubwira ko mfite ubwo bumuga nshize amaguru, akanga kumva, nkamubeshya n'imyaka, nzi ko ari imyaka iri hejuru cyane, ntabwo ntiyumve. Kumubona numvaga ko hari ashobora kuba afite nk'ikibazo, nyine ukibaza umuntu w'umusore ubwira ibintu nk'ibyo ntiyumva, ahubwo bikaba aribyo bituma nagukunda. Kuko muri icyo gihe kugira ngo anyandikire n'izo poeme twagiye tuganira, amera nka muganga kuri njyewe, kuko urumva yaramaze kumenya ko mfite ubumuga ariko nubwo atarazi ko amaguru nyafite. Pole namubere. Hanyuma naye numva mbabaye, nkamubwira, nkumva ukuntu ari kumbwira, kumumuriza, komera iki. Mubonye rero banarishimye, ariko mu kwishima kwanjye ntabwo nishimye nk'umuntu ubonye umuntu bakundana, nishimye nk'umuntu ubonye nka muganga. Nzi ko tugiye kuganira, noneho wambona nanjye mubona, numva nta kibazo. Muri ubwo buryo rero icyo gihe ikiganiro mwagiranye cyagusigiye iki ku mutima kuri uwo mugoroba? Twaganira ibintu bisanzwe, akomeza kumpa courage, urumva nandi mu ishuri, ambwira ko ngomba gukomeza nkiga, n'akazi kazaboneka nta kibazo, ubundi ubuzima bwakomeza. Ambwira ko nawe agiye kujya muri stage, nyuma byazakunda twongera tugahura. Numva nta kibazo. Felix ugize gutya rero, uhuye nawe ukimukubita amaso, n'icyo wabonye mu mutima n'iki cyaje? Umutima nabanje gutekereza ko nayobye, nyine nibeshye, kuko uwo nabonaga n'uwo naje kureba ntabwo bari bamwe. Nabonaga umuntu ufite amaguru kandi nkabona umuntu udafite imyaka nk'iyo yambwiye. Yakubwiye hafi 50. Yambwiye 40. 40. Ubu ngubu ufite ingahe? 50. Mbona rero ntabwo ari we. Ndamubaza nti se umuntu aje kureba yambwiye ko ameze gutya, ariko aho yambwiye aba nimero yambwiye ahantu aba muri chambre yambwiye abamo, nkabona niyo. Ndamubaza rero, arambwira ati ni njyewe nakubwiye gutya, ariko ni njyewe nuko nguko umeze. Arambwira ati ubumuga mfite nuko nguko bimeze, nuko ndafite imbaraga zo kuba nahagarara gusa ngo ngire imbaraga mu maguru, ariko ubundi nuko nguko. Ibyo sinabitindaho nyine, tuganira, amwereka ya poeme namuzaniye, nkubwira nuko nyine hari izajya imufasha mu gihe tutari kuvugana.
mu gihe tutari kuvugana nkanjye ubwanjye kazajya yitabaza iyo poeme ikajya imufasha. Wari wamwandikiye amagambo avuga iki? Nubwo utayitubwira yose ariko hari yakuyemo iki? Hayakubiyemo kumubwira ko atari wenyine, ari ebyiri, yari arimo kumubwira ngo humura, kumuhumuriza ne kumubwira ngo nturi wenyine, kumwereka ko mu bibazo arimo byose atagomba gucika intege, atari wenyine, hari abandi bantu bamuri ruhande bagomba kumufasha no kumwitaho. Ngiye gutaha bishoboka ari ibintu bikomeye. ngiye gutaha yagize emosiyo. Yagize emosiyo? Yagize emosiyo. Ararira nyine mama. Uhita uti nafatishije to. Ahubwo nagize ikibazo. Navuze nti se abantu babana ko basize umuntu ari guseka ameze neza, nibabona nsohotse umuntu agasigara arira, ko biraba ari ikibazo. Tongera ndicara turaganira, ndamubwira ati hangana mbabarire, abantu batagira ngo nakugiriye nabi. Wari umubwiye iki bituma arira? Nari ntashye nyine, nari museze. Nibwo bwavemwe mubone. Agize gutyo noneho aragiye nawe utireka reka ntabwo uva hano urarira. Urabona umuntu icyo gihe cyose twari tumaranye nawe uzi undi, natekereje amagambo yose yambwiraga kandi meza ahumuriza akomeza umuntu, noneho wafashe n'umwanya waraje n'izo poema arazizanye ndi kuzibona, amagambo arimo ndi kuyabona, natekereza ko n'urwo rukundo yansabye namwangiye, nyine numva binkoze ku mutima, numva birambabaje, ariko nkumva ndi kwikomeza muri ngiye, nkumva rwa rukundo sindi burutanga, nkumva ndakomeza mfuge, nkumva ndakomeza mfate, nyine ndanangire nakuvuga yes. Ubwo rero nyine bindwaniramo. Nawe wari wamukunze Aline? Wari wamukunze? Oya ariko n'uyu munsi acyayifuga, icyo gihe wari wamukunze? Kuko ushobora kumbwira ngo umusore aje kugusura yagusabye urukundo, nibwo bwa mbere mubonanye, noneho akubwira ngo ndagiye, urarize. Nararize sinajyana nabivuga, ariko amaze kugenda ninjye wanditse message ndabwira ngo ndamukunda. Ariko nyuma y'icyo gihe kinini nyine cyari giciyemo, ko namusubije ko mukunda. Akimara kuva mu rugo wese umuguti ndagukunda? Akimara kuva ku ishuri nyine yaransanze, ngo yase mwandikira message ndabwira ngo ndamukunda. None se niki cyahindutse cyatumye umubwira kuri uwo munsi uti Felix nanjye ndagukunda? Nyuma y'igihe kinini cyane akwandikira, aguhamaga kuri telefone, ariko ku munsi wa mbere na mbere mwabonanagaho ataje ukabiri bw'umubwira uti ndagukunda. Urumva kuri telefone tuvugana uko namwumvaga yitonze, umuntu ufite ikinyabupfura, ni nako namubonye nyuma kumubona. Rero mbona ko muri icyo gihe cyose cyari gishize, kamvuge ko hari nari meze nkuri kumwigaho, ntabasha kumenya. Urumva rero aho mubone nanone mbona kwa kundi namwumvaga kuri telefone, mbona niko bimeze. Ntago wabyumva. Binyumvishe tu. Ntago ushobora kubwira umusore yego ufite ubumuga ncitse amaguru ati nta kibazo, kandi azi ko ino munyeshuri, yego ati nta kibazo, ahubwo nawe akomeza akakubwira amagambo agutera courage ko bwije uko bukeye. Ibyo noneho ukongera ukamubwira uti imyaka ni myinshi ntabwo twazabyara, yego akakubwira ko urubyaro rutangwa n'Imana, ko hariho n'abantu badashobora kubyara, batabyara kandi ya myaka batayifite. Yego urumva uwo muntu nk'uwo nguwo, icyo nicyo kintu cyabaye kunsunikira kuba nagiye urukundo. Nicyo cyatumye ugira amarangamutima nk'ayo? Wese utekereza ko ubwo bugwa neza ubwo muntu? Yego. Kandi nanone naragiye mpura n'abantu benshi bantereta benshi, ariko nta muntu n'umwe nari nigeze numva ufite mbese ufite amagambo meza, yego amagambo meza nk'aye akomeza umuntu, ahumuriza umuntu. Kandi nanone
n'ikinyabupfura kirimo urazi abantu b'iki gihe ukuntu biba byifashe hari ikintu kitakibikwereka uko byagenda kose numva yaransanze aho nari ndi muri chambre twari twenyine yaba ari umuntu ushaka kumfatana mu ntege zanjye nkeya mu masaha make twamaranye muri iyo chambre hari ingeso zindi zari kunyereka ko uwo muntu afite ibindi bintu bigenza nko kuncuka kungusha mu ngeso mbi ibintu nk'ibyo kandi muri iki gihe cyose twari tumaranye ibyo bintu nta na rimwe nigeze numva bitunguye yego Felix ugize gutya rero uritaye bisanzwe yagiye yarize ntacyo kubwiye uza gukwitana na message kuri telefone yawe nyuma y'igihe kinini cyane wari witegereje ko n'icyo gihe ntabwo mwaganiye ku rukundo bwa mbere mubonana ariko uza kubona message kubwira ngo Felix nanjye ndagukunda wabyakiriye ute wari umeze ute Raze nari ndi muri tagisari ya City Plaza yego City Plaza niho nari ngeze muri bisi ya Royal unegera imbere gato ndabona wagiye inyuma cyane nka saa 2 z'umugoroba yego ndakeka ngiye kubona wakoze kuza kunsura n'imivugo namwandikiye ari kumbwira ngo nayikunze ibintu birimo ni sawa nanjye ndagukunda numva biranshimishije numva nyine numvise mu mutima wanjye nishimye yego ndamubwira ati nanjye rwose ndagukunda kandi urakoze ariko Felix wibuke ko ni igihe kinini cyane wari wahinze kinini cyane yarakubeshye akubwira ko afite imyaka y'ubukure n'ibindi ugize gutyo ubona message noneho ikubwira ngo nanjye ndagukunda cyangwa wari witeze ko abikubwira kubera ko wabonye ko yatashye wasize amezi ibyo ntabyo nari niteze ntabyo nari niteze kuko byari nakubwiye ko ngiye nkigerayo kubera ko yarabimbwiye ko bitamurimo nanze kumuhatiriza nanga ko namuderanja ndabyihorera tunaganira uwo munsi yarari kumba naramubwiye ati burangiye sinaguhatira ikintu kitakurimo niyo mpamvu ntongeye no kubwira ibintu by'urukundo yego tuganira nk'abantu basanzwe icyo gihe ntabwo watekerezaga muri wowe ngo uvuge uti nzakomeza mpinge paka cyangwa wari wemeye ko aba inshuti yawe bisanzwe icyo gihe ubwo ngubwo urumva harimo urukundo kuko njye nari naramukunze numvishe nyine ko ngomba gukomeza kumukunda yego noneho nkamufasha mu kwiyakira ariko nyine mbigiranye n'urukundo mufitiye nkamufasha kwiyakira simujye kure w'igihe cyazagera kumva ko rwa rukundo arushaka kongera kuruma nanjye nkarwakira tugakomereza aho ngaho ubundi iyo abasore babwiwe ko nabo nyine bakiriwe urukundo rwabo rwakiriwe hari igihita kikurikiraho byita wibaza rimwe ari gutekereza mariage aho gutekereza uburyo muzajya mukundana sinzajya muhamagara gute nzajya mwandikira message gute nzajya muvugisha gute we hahise hakurikiraho iki mu mutima wawe icyambere cyari yarabanje kumbaza urukundo tuzakundana rwari rwo namubwiye ko ari urukundo rufite intego ubwo kuba yaramaze kubyemera nyine yari yemeye ko tuzagira urukundo rufite intego nta no kujya kwirirwa ntekereza ku ruhande ngo tuzakundana gute intego ubwo yari hari nyine gukomeza urugendo tugakomeza ruza gukomeza gute rero rwaje gukomeza kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu inshuro nyinshi nabaga ndi kumwe nawe nagiye kumusura yego tugatembera tukajya tukaganira wafataga akagare ugasunika twaragenda rwose tugatembera yego tukagenda ahantu yumva atazi cyangwa se yumva yashaka kumenya twarahagendaga tukahagera kandi n'ubu niko bikimeze mbese mbwira ari muri icyo gihe cyo kugutembereza iki gihe wari umaze kumwemerera muri kubona noneho amaso ku yandi n'iki wakunze n'iki cyagutunguye ikintu cya mbere cyantunguye ni uburyo yabaga ari sheri yanjye abo duhuye bose atatinya kuvuga ati ni sheri yanjye agusunitse mu kagare cyane ntaterwe ntagire isoni zo kuba ancunze mbese icyo kintu cyaranejeje cyane kandi na n'ubu ngubu
kiracyanezeza ukamperezanta mu bandi umva nta kibazo nyine icyo kintu ntabwo uri kiteze ku musore oya kuko nakubwiye ko hari benshi bazaga banteretaga ariko niyo wa mbere wari ukoze icyo kintu yego icyo gihe byanze kunze byahira kera wibazaga umusore uzahura nawe two kujya kumuga ko yari atari umugabo wajyaga wibaza umusore uzahura nawe akaba yaba umukunzi wawe wajyaga wibaza ko agomba kuba ameze gute wajyaga wibaza ko bizagenda gute ufite ubumuga icyo kintu ntabwo wajyaga ukibazo byanze kunze wakibazagaho kukibaza gute nko kugira nk'umuntu numvaga nshaka ngewe yego umuntu numvaga nshaka numvaga ari wa muntu nyine uzampa agaciro yego akanyubahira uko ndi kandi akananyubahisha mu bandi nk'uko ndi kukubwira mu bantu ntakangwe n'uko ndi mu igare ko acunze igare aho yavuga ati nishire wanjye kandi ari mu igare mbese wa muntu ukurwanira ishyaka kandi muri icyo gihe nabaga ntaramwemera urukundo hari byinshi mu byo twaganiraga bikanyereka ko ibyo bintu yabikora ko abifite biri muri bo rero nkumva ko uwo muntu utazakorwa n'isoni ahubwo uza proud y'uwo ndi we ari uwo muntu ushaka ariko nkongeraho ko uwo muntu azaba yubaha Imana hanyuma nanjye akampa agaciro muri bwa buzima ndimo kandi akumva ko nanjye nshoboye Felix muri uko gucunga akagare harimo urukundo rukomeye cyane kumva ko buri munsi ugomba kuba uri kumwe nawe kenshi uri kumwe nawe umutembereza amutembera nicyo wakundiye cyane Aline utari wakabonye muri cyagiye mwavuganaga kuri telefone cyagiye mwacatingaga niki découverte wagize muri icyo gihe ni iyihe kintu waje gusanga kidasanzwe afite niki cyatumye uvuga uti ngomba gukomeza kumukunda ikintu naje gusanga afite nuko naje gusanga afite ubumuntu ko niyo twageraga nk'ahantu tukabona nk'umwana umeze nabi nabonaga bimukoze ku mutima bikamubabaza cyangwa se tukabona n'umuntu utameze neza nyine ufite ubuzima butameze neza wa muntu uri gusabiriza umeze nabi ufite imibereho mibi ufite ikibazo wabonaga bimubabaje ko ku ruhande rwe yanambwiraga ngo yumvaga ko byanze kunze uyu munsi muri kumwe nabasanze mu rugo iwanyu nabonye n'urubyaro rwanyu byaje kugenda gute kugira ngo muze kubana byaje guca mu zihe nzira twarakomeje tukimara gukundana dutembera ariko tugeraho turavuga nyine tugomba kugera ku ntego yacu tukabana ariko we yumvaga ko adashobora kuzabana n'umuntu adafite akazi yumvaga ko agomba kuzabanza akarangiza amashuri akanagira n'akazi yego ariko ntabwo ariko byagenze kuba rero afite ubwo bumuga ntibuza ko nta fondasiyo afite fondasiyo irimo indani ubumuntu niyo ya fondasiyo full package ari ku munsi w'ubukwe niki utagiye yibagirwa ku munsi w'ubukwe yego hagati yanjye nawe kuko urumva imyaka 3 manya ari myinshi ntago nari wa muntu uvuga ngo ndashidikanya ko atari buze 5 yo ni myinshi rumvikana nari mbizi neza ko ari buze ahubwo ikintu najya nibagirwa ni uburyo abantu bose bari baraho baje mu bukwe bari baje urumva havuzwe ibintu byinshi ko atazaza tuzamutegeza tukamubura noneho nabaga mfite amatsiko yo kubona abantu barimo aho bari bumubone aje bakabona bwa bukwe burabaye yego nkabona n'ukuntu twari tumeze babona mbese uburyo abantu babibonaga uko bari bubyakire nicyo kintu najya nibagirwa amagambo mabi wumvise muri icyo gihe wenda utubwiye make ijya gukomerekeje ku mutima ni nka yawe kuko hari nk'abantu baba bari nawo muri famiye ya ukuvuga ngo ni abantu bo mu muryango bakavuga ati ubundi uwo mugabo ugiye gushaka umuntu uri mu igare afite ikihe kibazo ese barabona azabyara icyo ngicyo urumva
ni ibintu byagiye benshi intege bikanambabaza nubwo nabashije kubyara iyo mbyibutse kuba nabasha kubyakira ngo mbyumve nyine ko ari byo bintu nayo ngomba kubwirwa hari sinzi ntago mbasha kubikurura abo bantu ndabyara ari mu igare urumva noneho rero abandi bakavuga ko tuzamutekereza tukamubura abandi bakavuga ko azantamunza akagenda nyuma y'amezi 2 mugeze ukumva ni abandi bakavuga ngo n'amafaranga nkurikiyeho kandi nk'uko yabivuzeho bikomojeho yavuze ko navuga ko ntazashaka ntafite akazi amashuri narize ndayasoza ariko nta kazi nigeze mbona nanize isaha ntabwo nari nabona rero nk'icyo cyabaye igisubizo cy'abandi bavuga ko yankurikiyeho amashuri yanjye yankurikiyeho amafaranga nta kazi mfite n'amafaranga nayo mfite kumva icyo cyabaye igisubizo byose rero ntibyagiye binkomeretsa muri ubwo buryo ku buryo hariho nk'umubyeyi umwe wavuze ati ari nk'umuhungu wanjye abashaka uriya muntu namuca umuryango icyo kintu uracyumva none iki none nzi mu gihe cyo kujya ku murenge hari umurenge umwe kuko urabona ndi mu igare biragoranye kuba nari kujya mu byo kwiyandikisha mu wanjye niwe wajyanye ibyangombwa byacu aragenda arabidepoza ku murenge none hari umurenge umwe yagiyeho yawe yagombaga guhereza ya madokima nyine aje ambwira ati se uwo mwana mugiye kuroha mwamuretse umwanjye amubwira ati ntago twabuze umwana uburenganzira niba umuntu yarabonye umuntu umukunda nawe akamukunda ntago tugomba kuvutsa umwana uburenganzira bwe tubareke by'Imana izakora n'ibizi yego biba ari byinshi ni byinshi birumvikana ariko bimwe birankomeretsa ko ikindi gihe nkishima nk'ibyo kuvuga ngo ntazinzabyara waje kubyara igisubizo kirahari narabyaye ntabwo we wagize ubwoba wenda mugani bite n'ibyo abantu bavugaga ati ntabwo azabyara kigutera pressure kigutera ubwoba wapi ntabwo banigeze nta nabukeya cyane ko twari twanabiganiriho nawe niba ubyibuka neza bigitangira mubwira iby'imyaka mubwira nti imyaka mfite ko idashobora kubyara yego yambwiye ngo Imana nitanga urubyaro kandi nari ntaramwemera n'urukundo tutaranabonana rero ubwo ngubwo nahaga nzi ko nubwo ikibazo cyabaho kandi hariho n'abantu badafite ubumuga batabyara kandi nkaba nzi ko abyumva neza cyane ukigira mu rugo rero umusore agushyize mu mago wa mugari tubyite gutyo n'iki cyagutunguye uri mu rugo hamwe na Felix ikintu cya mbere cyantunguye n'umuntu ndabivuga nkanjye kuwanjye nzi sinzi niba n'abandi ariko bimeze ni wa muntu uzi inshingano icyo ari cyo ni wa muntu uzi kwita ku rugo rwe ku muryango we n'umupapa mwiza mbese wenda nagiragamo ubwoba hamo hato kuko harimo abantu n'abacuti banjye bambwiraga bati wowe imimerere urimo wakabaye ubana n'umuntu ufite ibintu guhora mugenda mu muhanda n'igare gutya bizakugora igihe uzaba utwite muzajya mugenda gute n'igare bakambwira ati wenda nk'abacuti banjye baga bazi nk'untereta bazi ko yaba afite imodoka ati wakabaye wemera nk'uriya afite imodoka akajya gutwara mu modoka ariko ngiye nkumva sinshaka umuntu uzamisha muri iyo modoka kuko nari narakunze uko kuntu tugenda muri iryo gare na n'izi saha tukigenda n'umwana wacu tukagenda bibona ko ari nk'isomo ku bantu kuko ari nk'abo duhura nkabona babaye nk'abakuramo isomo nubwo batavuga ariko hari ikintu baba bize mu buzima rero urumva bakambwira ati uzashake ugomba gushakana n'umuntu ufite amafaranga umuntu ufite inzu atahora yakwimukanye biravunanye biragoye nuko kuntu umeze rero babonye tumaze gushakana ntibabashe kubyumva rero nanjye nkangira ubwoba mo gakeya nkanibaza oya ubwoba nagiraga ndabisobanura naga nibaza turabanye sibyo muri uko kubana kwacu nta kazi ngiye mfite arakora wenyine ubwoba ntibwabura nibaza igihe akazi ke
mu kazi agize ikibazo yego urumva atari ikibazo ari wenyine ukora ari wenyine ukora Yeah. urumva se byo buri muntu wese yabyibaza ibyo ngibyo ariko kuri njye noneho kumva ko byaba bigize n'ikibazo bibi cyane nicyo kintu ijambo Felix Butako yatakubwiye nirihe ngira kankunda buri munsi iyo ari kubwiye wumva umeze gute numva nishimye cyane yeah nyine mba numva ku rukundo rwanjye ruhari rurinzwe nta gishobora kumugabanya ninko nabivuga yego Felix ni nihe jambo Aline Butako yatakubwiye urumva iyo tubyutse mu gitondo ngiye nko ku kazi namubwira ati ngiye ku kazi ugira umunsi mwiza Imana ibarinde kandi ndabakunda kuko urumva ntagakiri wenyine ari kumwe n'umwana nakambwira ati ugira umunsi mwiza natwe turagukunda Imana ikurinde twajya no kuryama iryo jambo niryo tuvuga bwa nyuma tukaryama kuvuga ko dukundana se n'irihe jambo umuntu yakubwira arindi rirenze iryo ngiro ntaryo ijambo ndagukunda niryo ryame rifunitse byose byanze kunze imyaka 7 mukundana imyaka 2 muri umugabo n'umugore igisobanuro cya Felix kuri we ni iki umudefinisa gute definition ye ni iyi igisobanuro cye ni iki kuri njye n'umugisha ni byose n'urukundo rwanjye ni byinshi mbese ni byose urumva ibintu byose bikubiyemo ni byinshi ntabwo nijya nakubwira mva ni umugisha nyine umugisha urenze umugisha buri muntu wese yakwifuza ari muri ubu buzima ariko no kumusobanura ntabwo nabishobora kuko nk'uko nabivuze yego ni wa muntu wita ku nshingano ku rugo rwe ni umupapa mwiza ni umubyeyi mwiza mbese ni wa muntu ukwiriye koko ni wa muntu nari nkwiriye yego Amina aha high five aha Felix mu myaka 7 mumaze mukundana 5 mumaze mu rugo igisobanuro cyangwa definition ya Aline kuri wowe ni iyi mbo kuva kera hose iyi ni ingabire Imana yangabiye kumva kaba umwe mu kinyejana umudefinisa uvuga ko nta muntu bangana kuri iyi ni ukuri ku giti cyanjye nishimiye urukundo rwanyu nishimiye kuganira namwe nishimiye kubona uburyo mwishimiranye kandi bitaye blague ni urukundo navuga ngo rwagakwiye kubera urugero buri wese kandi nta gucika intege pe biragaragara n'umuntu uzareba ikiganiro muri kano kanya uri kureba ikiganiro muri kano kanya muraza kubibona no muri commentaire muraza kubera muri urugero rwiza rw'urukundo ari tugana ku musozo byanze kunze nk'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ntabwo wabura byinshi cyane bikugora mu rugo byo kwifasha bikugora ubikora gute urugo inshingano z'urugo zuzuza gute muri ubwo buryo wenda benshi bari kubyibaza muri kano kanya mu rugo rwanjye nyine wese wabyumva yakumva ko bigoye ariko waba mufite yabyumva mufite nta kintu kingora mu rugo mu nzu mu guteka mu kugira mbese imirimo yose yo mu rugo nubwo yaba yagiye mu kazi cyangwa se adahari turafashanya muri byose ntabwo ari wa mupapa uvuga ngo aragenda hariya ngo abazi ngo umere gutya nabyo wabikora ariko hari icyo nshaka ko mfasha nta nubwo ari ngombwa ngo mubwire ababibona kandi bitamubangamiye mbese arafasha muri byose nta kibazo arabimfashamo nta kitugora nk'uko wa mumama wundi udafite ubumuga bikora niko nanjye mbikora guteka gufura byose hanyuma icyo azi ko kingoye akagikora ndetse na cya kindi nacyo nshoboye akaba igihe afite umwanya nawe yagikora nta kibazo mbese ni gute
turi byose n'ukuzuzanya byose n'ukuzuzanya ni ukuri murakoze cyane kubana natwe njye narondogora nkabaza byinshi cyane ariko mwakoze cyane kubana natwe ndabona butangiye no kwira ibi byiza iyi ni inkuru yanjye ni inkuru nzi kandi ko yubaka benshi iza no gusana benshi by'umwihariko cyane cyane mu makouple uyu munsi atari ameze neza nkeka ko duhere kuri couple ya Felix ndetse na Aline buri wese ashobora gutekereza cyane cyane ku couple ye buri wese ashobora gutekereza ku muryango we ndetse n'icyo agamije cyane cyane mu rukundo uyu munsi nibyo hari benshi cyane bubatswe benshi cyane bifuza kubabaza n'ibibazo bitandukanye kuri nimero de telefone nihe bababona bo hari nimero de telefone wahamagaraho cyangwa ukababona kuri WhatsApp 07 25 43 93 iyo ni yande niye nubundi ni Aline ni Aline cyangwa se ukamuhamagara kuri 0785 73 13 ushaka njye noneho wampamagara kuri 0783 30 97 63 icyo gihe twavugana cyane ngaho ngo ko mwakoze cyane njya mvuga rimwe na rimwe why not muri cya gihe basinzi ahubwo rimwe na rimwe dushobora kurengera ku muntu utarigeze ataha n'ubukwe bwanyu ashobora no kubatwerera why not byose birashoboka ku muntu wifuza muri ubwo buryo mobile money nayo irafunguye we never know nacyo njya nkivuga nubwo rimwe nkivuga nikandagira tuwanayivuga wenda Aline akaba ari kundeba ikijisho cyangwa Felix akundeba ikijisho ariko ku muntu waba abyifuza support ya mbere ni iyo ngiyo niko mbyemeraje iyo support irakenewe support yo guterana inkunga muri buryo bumwe cyangwa ubundi nabo baduhaye support ikomeye cyane yerekeranye no kuduha ubuhamye bwabo urukundo rwabo natwe we can do something dushobora gukora ikintu runaka niba wumva unejejwe nabo ukunzwe nabo ubakunze reka tubikore gutyo bakoze cyane kubana natwe mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye reka shimbe nawe wabanye natwe mu kino kiganiro n'umugisha ukomeye cyane